game changer. Reka ngwikaze mu kiganiro Bakari Vibe Show awerere hose. Reka mubwire ngo Nyagasani agomeze agwe imigisha myinshi idashira itagira ukingana. Reka ngubwire ngo ngiye kuguha vibe. Twe timo twari a brand song with my brother. Umujene umeze neza, umujene ufite spirit n'imbaraga nyinshi. Bamwita Sataholics in a house. Yeah, let's go, let's kill it, yeah. Zamura pitu bijaze plage juri umubona impande. Hanizo ifite ubipanga imvange nkimure nyurize taje. Ibwege yitage utsange ntuguze inka muri baki. Ninde ubucanga amarangi atajyanye ubyuse bihinduka pate. Untunga urutoki uri nkande nawe izawe zijya mu matage. Mutamira ndagara nkawe igweja nase kuwigize nkanje. Uryarya batsekira mbayeho niga kuba mu ruvange. Indabo zitunguka lare nawe ujyana iwanyu mu mavaze. Gra boom. Gakamvu. Welcome my brother. Yeah, blessing of a blessing. Holix imeze bite man? Fresh. Nishimiye ukwakira mu kiganiro Bakari Vibe Show hano ku izuba. It's amazing my brother. Big time tuyipanga bikenda bipfa ariko on time ibyabaye yeah. Imeze bite kaduhe ndahera kuri brand new song. Ndahera kuri brand new song. Good video nziza cyane, audio nziza, video yakozwe na EY. Ese EY ziko na video? Namjene. EY rugicayi. Okay, video audio? In June, yeah. Na Elo8K Karinto. Yeah. Karinto niwe way master. Juni nyine. We yakoze beat, yeah. Yakoze beat. Yeah. It's a vibe, you know? Yeah. Yani ni banga nziza. Ino imande ino ndirimbo irava he imirongo yayo. Ni inspiration yayo wayikuye kuki? Inspiration navuga ko nayikuye ku buzima nari ndimo muri icyo gihe nyandika. Uriya nandika ibintu akenshi nyine nibanda ku bintu mbona bya buri munsi. Ubwo nyine twari ahantu gutya muri studio bisanzwe. Then nukuvuga ngo na Don Julio zazi ari byose yiri byo ndirimba byose yari bihari. Ari ahantu uririmba ngo imbana nabyumvishe neza ati muri make nge just kuna byumvishe n'ubusaga ngo uri kubwira umwana w'umukobwa. Yeah? Yo kuvuga about what? It's just life, ni ibintu bisanzwe. Ni ukuvuga ngo ni ukubana n'abantu. Oya spelling ino ndirimbo mu magambo gake numve. Zamura pitu bijaze plage juri umubona impande. Hano zifite ubipanga imvange nkimure nyurize taje. Ibwege yitage utsange ntuguze inka muri banki. Ninde ubucanga amarangi atajyanye yose bihinduka pade. Ntunga urutoki uri nkande nawe izawe zijya mu matage. Mutamira ndagara nkawe igweja nase kuwigize nkanje. Uryarya batsekira mbayeho niga kuba mu ruvange. Urumva nyine n'abantu bari baraho bose nyine nabonaga n'uri kunsekera ari kundyarya. Nabonaga n'uri kunsekera ari uburyarya n'abo bose umuntu muri garaseka baraseka ibiki. Umuntu nta kintu gisekeje kiragomba. Nyine ni vibe twari turimo muri studio biki byose like ntago ari indirimbo wenda navuga ngo nandikiye umuntu cyangwa ngo nabwiraga runaka. It's not even a diss track. Nyine ni indirimbo. Kuko numvishe mari muri lyrics uvuga ngo umba kwita umwana wo mu bisheke mbere yo muki kandi ngo muri verse ya kabiri kubwira ngo uri umwana wo kwabye ngo murindwa munini na dogi. Ubwo nyine nawe boro twari turi ari umwana wo mu byuze. Akazajya nyine ashaka ibintu nyine byo kwigira umuntu watanje. Umuntu watanje havase umuntu igaza ibintu biba byarababaje umuntu. Boro nyine ngizo tereka zite mu bipasi. N'ubundi nyine mbijyaza n'ubundi tubijyaza gutyo tuba ariko nyine ntago ari ukuvuga ngo wenda ni umuntu wenda ngo nabwiraga specifically wenda ni umuntu nabwiraga wenda ngo direct nyine mu disinge cyangwa wenda mbe navuga nabi ikintu nyine nabonaga vibe iri aho ngaho nkavuga okay let me go on the mic then I hop on the shit just like that.
ya mu minsi iri imbere wari uri muri trapish ariko ubu ngubu uri wenyine uri muri violation music na trapish gang uvuye muri trapish gang ubuzima kuva ukiva muri trapish gang ujya muri violation kugeza akanya ubuzima bwa Holix muri musically buhagaze gute? Hagaze neza hagaze neza ngo ndagerageza nyine gukora ibyo nshoboye nk'umuhanzi wigenga utari muri label ndagerageza nyine gukora ibishoboye byose ibyo nshoboye byose kugira ngo ibihangano byanjye bikomeze bitere imbere. Ni muri trapish nabyo byateraga nabwo byageraga ahantu kure ariko nyine ngira igihe mbona yuko nanjye ngomba gufata wenda navuga utereka ngire nanjye none abandi banufasha ndeke kuba uwo umuntu uri aho ngaho gusa wo gufashwa nzajya nsaba ngo wenda ngo ibiki mbona ko nanjye wenda ubwo bushobozi nshobora kubona bwo kuba nanjye hari ikintu nashinga cyangwa ni bimwe zo yavuze ati rebo urimo nayo ikeneye rebo bisarishe gaya basi yazeho numvishe ari yabaye popira ngo rebo urimo nayo ikeneye rebo wabonye rebo urimo se kuva muri trapish ni ikibazo cya management ya trapish na CEO trapish cyangwa no kuvuga ati ngiye nk'umwana ndakuze nkwiye kwigenga nanjye ngagira inshingano nkaba nakidevelopa ku giti cyanjye? Ntabwo ari ikibazo cya management cyangwa wenda nyine trapish ahubwo ngiye nyine nagize igihe ndavuga uti nanjye reka ngire ibyo nikorera nanjye ku giti cyanjye ndeke uwo gufashwa ahubwo mbo gufasha. Behind reka wihangano gato ngubaze ku mujeni bitazo trap na ndaza kuza muri disi yawe nawe ariko ndaza kubaza kugira ngo beef yawe na zo trap itangire niho twatangiye kubona sinashidikanya cyangwa sinatinya kuvuga ko muri mwe ibyabazamuye ku giti kimwe ko twe tumaze kubona movement mu music abantu b'abanyarwanda twese turi duhanze amaso kuri mwebwe tuvuga ati Holix yarizinze zo yarizinze none ubwo murekeye kurizinga amabifu yanyu muri track nibwo nyine music yanyu ku gisadi yawe ndetse na Zeo urabona ko hari ikintu cyagabanutseho kuri audience iki nago nyine byishyushye nkuko byari bishyushye muri za track. This yawe na Zeo yatangiye gute man? Ninde wayitangije? Sinzi nuko yarangiye. Akuziko yatangiye ko wayibayemo uyikora. Nayibayemo ariko ngiye ibyo ngibyo sinzi ko bisa ntabwo mbizi wallahi ngo mugenda ngo byatangiye gutya ngo byahereye. Nagiye kubona mbona nyine birabaye. Nari nzi ntabwo shamana. Hagas niwe wabanje ariko distrack. Niwe ngenda shaka kumenya distrack ya mbere yavuye kwandi. Just Kane so disi yawe ya mbere? Nta muntu adisinga muri randi. Muri Kane? Ntabwo ari diss track. Kunese unuzenya ko yaze none ari playing Kane. Yaje ari playing Kane. Avuga ngo ubwo niwe wakoze diss ya mbere. Be honest, man. Be honest. Yeah, for sure. Ngiye kuba ko Kane ni indirimbo nanditse nta muntu numwe nshaka kudisinga cyangwa wenda ngamije ngo kudisinga. That's real life avugagaho. Yeah, for sure. Niyo nibungo wasubije. Yaraje gusubiza ariko undisinga ngo ni wakoze diss track ya mbere ikibazo kirasubije. Okay, it's understandable. Aka kanya zo mubanye gute? Nyine like ntabwo tubanye. Okay, I know ntabwo mubana like relationship mufite kwa mwavugana mujya muhura mugaciringa muraziranye se ahubwo face honest nagura uzana Zeo kura mwabagaraga gutyo tu ari vije gutya ari kuri ama video kareba highlight katuvuga ati akusumura abaraperi murabanga man izina y'Imana ibaze kuza muri DM yaje ukareba ukastoka katuvuga ati peti ngiye kushivuga bino bintu nyibage ariko Felix muri
njye umubare kwandaza kuvuga gutya ariko bamwe mu baraperi to bavuga ko uri umuntu utumvikana n'undi ntabwo numvikana why kubera njye numvikana n'abashaka kumvikana nanjye iyo udashaka ko twumvikana nyine n'undi nanjye ntabwo twumvikana ejo bundi hari umujeni rero kamutese yashatse ko kuzamura beef hagati sinzi ibyo mufitanye to ntabwo mbona ni mumeshoningi ariko urahita umumenya ndabizi nibuga gutya rero umva arangira ati yamamagaye amubwira ndabona ati njye ntabwo neye gutyo ibyawe na Holix kuri side yawe sinzi nyine ngo waramuborotse domeshani namujeni ni ishumi yanjye byataye ni ishumi yanjye ariko nyine njyewe no kuba wenda muramuburotse nta nigeze muburoka pe nta nigeze muburoka kuba ko akawunti yanjye nyine ya Instagram ndayikoresha kandi hari n'abandi bantu bayikoresha hari n'abandi bafite access rero wenda harimo umuntu wenda bashobora kujyana n'ikibazo gutyo bakaba wenda barajyanye ibibazo ku ruhande akaba yamuburoka ariko njyewe ntabwo ariko ari muri genge yawe byashoboka ahubwo ndaza kubicenge kota neza ndebe ntabwo nari mbizi Holix n'umwicanyi bane yanjye tujya kumenyera Holix udufitiye iki man ugifitiye iki mu minsi iri imbere ni Holix tuguteganyeho iki man mu minsi iri imbere I'm planning to drop an album ndacyabikoraho Violation 2 ku bantu bari barayitegereje kabisa igiye kuza haracyaburaho utuntu duke cyane ndi gukosora muri mixing na mastering ariko mu minsi mike kabisa Violation 2 biri hanze hariho featuring ako ni ibanga ntabwo nabivuga guesting umuntu mu big uvuga ati okay reka tuvuge umuntu umwe kuri yo Abraham uvuga ati twakuranye ino banga n'inzima pe bayitegereze ni surprise cyangwa ari bya biri by'abajeni bari bavuga ngo ari kuri abajeni urumva ababwira ngo tugiye clearinga album cyangwa bakavuga ngo ndaje noneho ngo ntabwo mwongera kumbora paka takubita 2 years twongeye kubona boros yo njyewe buriya nanga kuvuga ikintu kitaraba nyine kitaraba kuba ko nyine mba mfite impungenge yuko nyine icyo kintu nshobora no kuba ndi kugipanga gutya mu mutwe mbona yuko gishoboka ariko nkaba naza gutya nkakivuga nkakibwira abantu kandi gukurikirwa n'abantu ugasanga nyine icyo kintu uragitegereje bamujene burya ni bya boro za kwikina mani ni za kabiri ni za gatatu rero urumva nyine kandi biba byiza iyo utanabivuze nyine ubundi ibikorwa bikivugira that's right nabahe baraperi batatu cyangwa bane cyangwa batanu ujye wumva boro zabo ukavuga ati oh that's amazing boy nubwo byenda kose abantu bararenze nyine like bakora ibintu boro biri crazy bitacinga ku mitima bifata soul kandi bifite usobanura nabahe baraperi kuri wowe mu Rwanda batanu wa mbere ni Storm appreciate Storm wa kabiri ni Tia wa gatatu Taz the Pimp he rising in your song yeah for sure afite indirimbo nshya nziza byatari kane so Buddha
Buda ya papa wacu twese ni umuji umuji ntabwo byose ntabwo namutaruka kabisa for sure ibyo bwamaze kuba bangahe bane gatanu muji witwa Bwira kane ndamufata twarakoranye it's a good n'abahungu bameze neza cyane muri hip hop nyarwanda nuhe mujene utakuraho diss track nakura diss track gati niyo nge yambwira ati akanyuza kanyamva natinya kuvuga ngo reka muri diss track to that boy wabaga kabisa ahubwo ngiye nawe uzuyimora okay umuntu nka Ish wakugaragaje akaguha akaboko bwa mbere akakwizereramo Ish ni umuntu usora gute ni umuntu ufata gute kuri side yawe Ish ni umuraperi mwiza urenze mu myandikire mu miririmbire kandi nyine n'umuntu wateye intambwe nini muri hip hop yacu kandi igaragara nyine wavuga ko ari mu bajene bateye intambwe nini igaragara nyine muri hip hop for sure ko niyo muntu nyine urebye kuri ku mibare ari we muntu ufite uri imbere kabisa kandi n'umuji ufasha yaramfashije kabisa kuba nitwa Holix gutya nk'abandi izina ryanjye rikaba rizwi si ukubera mfite talent gusa ahubwo nuko nawe nyine yashyizemo akaboko understandable kabisa shout out to him imigisha myinshi kuri Ish Kevin ariko ntago nagenda aha ngaha bari vibe nubwo ataducininga especially mba nyine vibe I need your freestyle okay okay iri hafi okay jizi bamfata nka heavy wibati ngo drug mu bwonko ibinzenguruka impamvu ni trauma narwaje imihanda nakegeze up wansize uruga bose bakamvuga shit mu player ngo nta muyu murwa inkanga igifuru mu byigo nibindi ni MVF nibibunzurunwa fra 5 zirarunguruka muri censhi bahiga bahumuraza Negakopo nkazishabuka nigatwurira so tunazururuka niyo zanjya nazahinduka nguma ndi butaga mu kimabuka turya beat tukunyuguza violation bibiri kwagurura fra okay ikambora mu challenging ndagwa beat rama beat then flowing muri yo beat nagwamva mu mano ugomba kuma vibe y'umunsi nigga agita Holix my brother ntabwo yacika Holix eri muri abantu bita ngo iboneka rimwe mu buzima rero utamubone Holix ntabwo yamvamo Holix umuhungu abagenda cyane oji gusa you are so talented urarenze man nifurije ibyiza gusa man urarenze kabisa udeservinga byinshi man tw'abanyarwanda tutarago phone pa agita Holix changing ho gato changing ho lap lap no bro we ain't gonna do that bro let's another one I'm not in that mood only one time yeah let's go Mbafitiye ibyazo plage juri umubona impande amuzifite ibipande imvange nk'imure n'izitaje ibwoge yitaje nsange ntuguze nka muri banke nindi ubucanga amarangi atajyanye Byose bihinduka
Ungu urutoki uri nkande nawe zawe zijya mu matage umutamira ndagara nkawe gweja ngase kuwigize nkanjye undyarya abansekera mbayeho niga kuba mu ruvange dawo zitunguka lare nawe njya niba ni mu mavaze iyo wakuba yakurupara ibyatuma peti wanzana usaka byazana inzizi n'izanira java kupana n'irugi na pata jye mu bisigo mba nkugera umaga bahumuza ukama ikimasa n'igihe roje niga musana narezwe na haso nkuramo umufasa uri mu gati ntwenga ngo nduwo mu myumbati famiye zitumamo inoga nyifata iwanyu nko mu nyatsi yahuze iyo za tapi mutuza murinzwe na za papi girahuta ubutesi dukamurye kwa mami na dadi Alex is a crazy. Thank you, man. Thank you. God bless you. Imigisha myinshi kubeho Alex. Ndashaka umbwire track zawe eshatu ujye uvuga ati man izo ndirimbo n'izibihe byose kuri ngewe when you have a party ahantu hose uvuga ati ngewe ngiye muri show izi ndirimbo sizaburamo we n'indiho bumva ashaka kumva ingoma zanjye just track nizo nyine imande imandwa Tupac muri nge ya barume freestyle ku mandwa ntago nongera kugura penge banyita bakayi nubwo bafite vibe iyi niyo freestyle ya mbere ya nyuma ni ya mbere mu mandwa kabisa Rusky gotta fucking do this beat my nigga yeah that's a freestyle I've done yeah hagati mu gicuku ntewe n'ipongi natewe n'imandwa barindwa asaba gucira gatatu hasa amacangwa yabyaza imiringa ndajanga nk'intore izigera ibandwa ndiyavuriza mu basinga ako kanya nahindutse imbego nkimera amahembe mjugunya ababinga tuvuka mu bwatsi buzira abakoroni kimwe n'andi madini y'ingorozi nigo ndimi ndacanga mbivanga nk'ikoroshi yeah ngabo musoro myinzuba kigeretse gikuba konoshi yeah Alex iki wabwira abana b'abanyarwanda bashaka kuza muri hip hop dusoza ni izihe challenge ugihura nazo muri no rugendo kwa hip hop urugendo rwa hip hop challenge zo nyine challenge ni nyinshi bo de ikintu kinchallenginga akenshi ni connection igihe uza n'abantu utakwiye guhuza nabo nyine abantu nyine utakwiye guhuza nabo nyine abantu batakugeza kuri urwo rwego nyine ugasanga kubera nyine iyi industry turimo uhuye na ba bantu bagusubiza inyuma kugira ngo baguteze imbere kubera ko nyine muri iyi industry turimo n'ubundi ugomba guhuza n'abantu benshi byaratari cyarumvikana rero hari igihe uhuza n'abantu b'ubufu ntabita ubufu nyine mu bufu kabisa niyo bwa kawunga n'ubugari ugasanga abo baniga nyine ni ba bandi bo kugucupizaho kugira ngo bakuzamure abenshi nyine ugasanga none n'abaji baba bagufitiye ishyari ariko akaza akagusekera akagira gute kandi ari ashaka wowe kumanuka nyine putting down type shit izo challenge akenshi muhura nazo ibindi byose simple shit ni ibintu bisanzwe dusoza nicyo abwira abanyarwanda badukurikiye muri this moment abanyarwanda mugende mwumva indirimbo yitwa imande ikintu nababwira kandi amahoro y'Imana bane namwe turakunda cyane for real, big time. Shout out to my brother. Shout out to my bro. Precious. Nawe mureba mukunde ibintu bakora mu biganiro mu birebe. Blessings of a blessing. Mu majyepfo, mu majyaruguru abo twe turi kumwe reka mbashimire banye nanjye muri no mwanya hore ndi kumwe na my brother n'umujene umeze neza street amwita Alex after brand new song ndi kuraizinga mbereka tunavuga kuri about kuri project yiwe Nyagasani akomeze ajyane nawe ariko nawe uherereye Nyagasani akomeze abane nawe